Gahanga umwana we nari ku rutare. Gaha ufite inzu nziza gute se petit frère? Nkubwije ukuri ufite inzu nziza cyane. Yego nanjye ndabizi mfite inzu nyinshi nziza cyane. Utambwira ko ufite n'izindi nzu zimeze nk'iyi ngiyi. Ahubwo se ungira ngo ni inzu gusa mfite, vuga na hoteli. Ufite na hoteli? Ko wagira ngo biragutangaje ariko ra gutangaza gusa ahubwo ndumiwe. Duherukana ukirakana nyiri mu nzira y'iterambere. Ariko ubu si wasanga waragiye kuzimu? Kuzimu ntabwo nagiye, ugira ngo kubona umwanya wabinyoreye nubwo naho nzi. None se baguha amafaranga utagiyeyo? Batanga amafaranga? Yego, ntabwo uzo kwa mukiri utuye ruguru yo mu rugo bavuga ko yakuri kuzimu. Ndamwibuka se ugira ngo akurayo ibiki se ikuzimu? Icyo akora cyo ntacyo nzi, ndetse kumva ko amafaranga afite ari hayakura. Ukurikije uko byumva bomba habaye amafaranga ngo uza amafaranga abayo kuntu ari menshi. So kuriya mukire mu giturage cy'iwacu nta muntu umurusha amafaranga. Ko numva byaba ari sawa niba habaye amafaranga. Uzi ko arangura ninjoro nta muturage n'umwe uramubona arangura ku manywa. Kubera iki se arangura ninjoro? Uhora usanga ibintu acuruza byuzuye no hejuru. N'abakiriya agira se bihora byuzuye? Uza abakiriya agira kuntu bangana ni benshi cyane, nta muntu umurusha abakiriya. Kubera iki se bihora byuzuye kandi umva agira abakiriya benshi? Bavuga ko ibyo acuruza bikura ikuzimu, akaba ariyo mpamvu arangura ninjoro. Ahubwo nawe uranshanze, kurambwiye ko amafaranga agira ari hayakura n'ibyo acuruza ni habikura? Nyine amafaranga agira n'ibyo acuruza byose no kugira abakiriya benshi abikura ikuzimu. Ko numva si yo business yaba ari sawa cyane niba byose ari habikura. Ariko uzi umwana we ubu ngubu ukuntu ameze. Nese ubwo yo nubyumva ko umwana abayeho nk'icyana cy'inyoni? Ubukire nka buriya ntacyo bumaze. Ko nawe ntugatete ngo ntacyo bumaze? Ubwije ukuri ntacyo bumaze. Ntabwo uramenya agaciro k'amafaranga. Niba kumenya agaciro kayo ari ukugira umwana wawe kuriya, sha nzakamenya. Ushatse kuba ko udashaka ko umwana wabaho nk'icyana cy'inyoni? Ntabwo nabyifuza kugira ngo azabeho nk'icyana cy'inyoni, azabeho nk'icyana cy'ingurube. Ahubwo migira amakuru yaho yose mushoremo dutangatanga impande zose, uhigire ikuzimu nanjye umeze migire mu birombe. Ushaka kunshoramo amafaranga nkakorera ikuzimu? Indimo ndaguhigira akazi mu kirombe cyanjye, none numvisha ikuzimu harimo amafaranga, rikaba ariho nguhigira akazi dutangatanga impande zose. Gaha nubwo tuvukana unyanga bigeza aha? Uzamenya ko amafaranga avuna kuyahiga ryari. Kuba nazi imvune zo kuyahiga nibyo bituma unyifuriza kuyakura ikuzimu? Urabona ndi mu mazu meza, genda mu modoka nziza, nubaka amahoteli meza, muruhira ishuri ryiza rihenze, urabona byizana? Aho kugira ngo nunga amafaranga nyakuye ikuzimu, nzemera nyene. Utekereza ko ari amafaranga uzabona bikoroheye? Umwana ufite ubwa bw'uko utaramenyera akazi bizaza. Kuza bibireke nabishaka kuza bivuye ikuzimu. Ariko ikuzimu ko byatangiye wavuga neza, numva uteshamo no kuvuga ubukire bw'undi wabukuyeyo. Umuntu umva gushaka nk'igishoro ukarabuza ahantu wahera ukinyaka. Aho kukwaka igishoro ngiye kugishora ikuzimu, nasubira mu rugo nkahinga cyangwa nkanaroba. Ikuzimu watangiye uhavuga neza, kuri kuhavuga nabi uri kugira ngo unyumve? Ntago ari ukugira ngo mwumve ndiseriye, ntago natunga amafaranga y'ikuzimu. Ariko si ubundi aho ikuzimu numva wahabutse ni hehe, ni mu kihe gihugu? Ntago nzi ngo ni hehe, ariko numva bahavuga. Cyangwa ni business za magenda? Birenze magenda ahubwo niwe wakahambwiye. Ndahakubwira kandi ari weho ndi kuhabaza. Amafaranga ufite bagwa utagiye kuri tele? Amwe namwe bayamera kuri tele. Nyine mbwira hameze gute? Hehe se kandi mu birombe? Nyine nsobanurira ukuntu biba bimeze, umbwire n'umuntu watambye. Ushaka ko musobanurira iki? Sobanurira ukuntu wakize huti huti, umbwire n'igitambo watanze ikuzimu. Ushaka ko musobanurira ibintu by'ikuzimu kandi ari weho nahumvanye? Ushatse guhakana ko amafaranga ufite utayakuye ikuzimu? Kuzimu ni weho nahumvanye, none ndakurayo amafaranga nazi bacuruza ibiki cyangwa bakoreye ibiki? Uvugishije ukuri ntabwo uzi kuzimu icyo bisobanuye? Ndakakubura nabyo nzi. Ni kuzimu ni kwa Satani, aho bajya bavanga umuntu agiye muri Illuminati, ugasanga yatambye umuntu w'umuryango we akunda cyane. Illuminati yo njya numva bayivuga ariko sinzi nibibaho. Si wumva se bavuga ko iyo umuntu agiye muri Illuminati bamuha amafaranga n'ibindi byose yifuza, akagira ikintu kimwe akunda atama. Numva babivuga ariko simbyizera, nizera Imana yonyine nzi ko ari itanga ubukire bw'iteka. Bitewe nuko inzoko nawe wakize byihuse cyane, nari narisizemo ko nawe ariho wayakuye. Kire nk'ubwo sinkabubone, Imana yonyine niyo itanga ubukire bw'iteka. Bwiza ukuri amafaranga wayakuye? Si wibuka baduha imigabane ku wanjye nawe ugurishije? Yego ndabyibuka. Amafaranga nahise nyagura ahandi,
aho naguze nyuma y'iminsi mike y'abapimye basangamo amabuye y'agaciro. Wumve ko nungu batarashiramo turacyayakura. Kumbe ino mpamvu igihe cyose ukunda kuba uri mu birombe bakakubeshya Imana niyo yonyine yihera umuntu. Wibuke gukora subscribe, like, share and comment.